bombori bombori. Muyandi magambo muri kubinyura hejuru, gasuku ndi kuvuga uri kubinyura hejuru, gasuku uretse gato, gasuku akorera abapoza kurusha ukuntu akaza kambara umwambaro wo kuvugira. Iki ni ikipinga kibahugarije intore mugabanya kavuyo. Ndongera kubibutsa ko mu rukiko hatagenewe kuburanishirizwa amatungo, niyo mpamvu basaba gusohora umwanda mu rukiko rwa Gahenerezo. Ntabwo uru rukiko arwo kuzuzamo ibisogorore. Naha nicaye uretse n'ibitutsi mwirirwa mutukana, urukiko rwose rwatamye kubera ibisogorore. kirabeshya gushurindwa gihaye akazi, kirabeshya. Nubwo ririya tungo ryari ryaducitse rikateza n'akavu hano mu rukiko, imirimo hano mu rukiko rwa Gahenerezo igiye gukomeza. Niyo mpamvu nagira ngo nsabe urega hano muri uru rubanza ari we Rudomoro yongera twibutse imyirondoro y'uregwa. Kasuku Ngonde Kambari wironja. Ongera usubiramo. Kasuku iki kintu nakiyanganiye kuva kera. Rudomoro tange tuze mu rukiko rwa Gahenerezo, niba warakihanganiye kuva kera. Niyo mpamvu uyu munsi wakizanye hano mu rukiko kugira ngo tugikanire urugikwiye. Kambari wironja urimo kunyumva neza. Tuza rero urukiko rwa Gahenerezo ruraguha umwanya, kandi bya bindi byanyu by'intore ntuzane bya bindi byo guca ku ruhande cyangwa se ngo ujye kubeshira umuntu. Ntabwo ufite umwanya wo kunyurana cyangwa ngo nce mu migani, no. Muri uyu mwanya rero reka urukiko rwa Gahenerezo twumve uregwa, kandi ugabanye kubikora utwe, utangira utubwira icyo upfa n'uyu Rudomoro. Nungu ushaka ibiceri byo kuri Twitter yabuze content. Kirabeshya. Ntiwumva? Kirabeshya. Uregwa se kwisobanura. Abagenzwe no gushaka ibiceri barangiza bakagenda badondobekanya ibigambo birwa batuka abantu. Kirabeshya. Niko Rudomo, urumva ibintu ukora? Kirabeshya. Wo Godfather uwo musega ngo ni Godfather. Rudomo mugabanya gutukana mu rukiko rwa Gahenerezo. Nene hagera uwongera ndamusohora. Kirabeshya. Ni wa muntu utegereza ngo byacitse. Nta munsi nzigera ngira imico nk'iyawe wakivume. Intore mugabanya urusaku mu rukiko rwa Gahenerezo. Nongera gusaba uregwa gukomeza tubwira icyapfa n'uyu nguyu umurega. Ni wa muntu utegereza ngo byacitse, gahise gutya kwa advocacy agateranya abantu aho kubakura, agateranya abantu buri muto agaruka asubira mutono. Ibi ngibi urukiko rugomba kubyigaho. Umuntu uteranya abantu. Wowe uri umwaka ku gihugu, ntabwo uri umukunzi w'igihugu. Uri icyo ntazi ku gihugu, nta gihugu cyagutuma ntabwo bafite, ntabwo babuza bakoresha kugira ngo bakoreshe ikintu umuhawe. Ariko ubundi Rudomo ko numvise umushinja kuba umukongomani, urukiko rwa Gahenerezo rukaba rwarakoze iperereza rugasanga nawe uri umukongomani. Ubwaho haraho mutani wanyoye amaraso nanyoye amata, turatandukanye cyane. Kambari wironja urimo kunyumva neza. Rudomo ushatse kuvuga ko irende yo yabyimbye kubera kunywa amaraso? Turatandukanye cyane. Mutandukanye gute kandi urukiko rwa Gahenerezo rufite amakuru yuko mwese mwakuriye mu isake?
mwisake mwaryaga iminyorogo twaryaga ibigori n'amashaza nta ntuye nawe. icyo numvise cyo udahakana nuko mwese muva mu isake. Uri igisebo. Urukiko rwa Gahenerezo rurasanga ibi bimenyetso byose mutanga ari amatakirangoye kuko mwese muremeranya ko mwakuriye mu isake ubona niyo mukurira mu nkokokazi. Ubwo se urukiko rwa Gahenerezo rwabatandukanya gute kandi mwese mwarakuriye mu isake? Kambari wironja uri igisebo uri umwaho. Hanyuma dutega amatwi mugabanye induru twumvikane mu rukiko rwa Gahenerezo. Hano mu birego bindi twashyikirijwe harimo iby'uko kandi uyu nguyu Ingabire Victoire Umuhoza ngo nawe mwirirwa mumutuka ngo mukamutuka ibi nabyo urukiko rwa Gahenerezo rugiye kubyigaho. Oya ntabwo mbishyigikiye rwose. Urukiko rwa Gahenerezo rushingiye ku buhamya bwanyu intore muratubwira niba koko uyu nguyu Ingabire Kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi, Kuba kandi kubera ubugome bwanyu mwaranze kumukoraho ubusembwa mwamwambitse, bikwiye ko tugomba kuzajya twirirwa tumutuka uko twiboneye cyangwa se tukamufunga amapingu tukamusubiza imageragere. Matibiri gabanya guteza akavuyo mu rukiko rwa Gahenerezo. Umanika akaguru nakumanika akaboko uvuga icyo utekereza ariko ugabanya guteza akavuyo. Bibaye ngombwa turamutera amapingu tumujyane imageragere. None se tuvugisha ukuri uriya mugore yaba atumvikana n'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa atumvikana na leta, ese ubundi nabishingira kuki ni paka kujya kumutuka bene biriya bitutsi? Matibiri tuza, ibyo nibyo urukiko rwa Gahenerezo rugiye gusesengura muri uyu mwanya. Oya ntabwo mbishyigikiye. No ngo umuntu ngakorera leta ariko ubundi umuntu ukorera leta muri ubwo buryo arabivugara. Kirabeshya rwose gushunirwa gihaye akazi. Kirabeshya. Rudomoro gabanya induru mu rukiko rwa Gahenerezo. Ibyo ngibyo urukiko rurabyigaho. Kirabeshya. Ugeze ngo kirabeshya. Kirabeshya. None iyo leta iregwa ko mukoresha kwitari yabivuguruza ngo ivuge ko idakorana nacyo. Nakubwiye ko iki kintu ntabwo gihure na leta. So ndashaka ngo abantu bumve kino. Ntabwo ndi oblige yo gukunda uriya mugore cyangwa n'undi wese uri hano, ariko ndi oblige yo kumwubaha. Turumvikana. Ubwo sigo rugenda rubyiyitirira ntabwo iki kintu gifite aho gihuriye na leta. Mwaragiza mukajya kwishyira aho ngaho ngo umuntu ngo yavuze kasoni. Nagira ngo nkubaze wowe Matibiri niba hari icyo waba warusanzwe uzi kuri uyu nguyu bahaye akabyiniro ka Ivu. Kumva ngo umuntu n'ivu nimushaka umuntu abe dede. Matibiri iri zina ntabwo ari ryo wari muhaye ni Tom Ndahiro. Ikindi kumwita Ivu ntabwo bimugira ivu nka rya rindi ryo muziko, ahubwo ni impina amagambo ivuga ngo ni Ingabire Victoire Umuhoza. Oya ntabwo mbishyigikiye. No Matibiri ntabwo ari ngombwa ngo ubishyigikire, ahubwo tubwire uyu nguyu amutuka mu ruhe rwego. Ntabwo mbishyigikiye rwose. Matibiri gabanya uburakari utubwire akamwandarika akamwandagaza umuntu w'umubyeyi muri. Oya ibi byo birakabije. Umuntu w'umubyeyi ukamutokoza ibi ngibi urukiko rwa Gahenerezo ugomba kubyigaho. Ibitutsi nka biriya umuntu abitutse mama wawe wabyumva ute? Umubyeyi mugenzi wawe nawe uri umubyeyi babigututse gutyo wabyumva gute? Tubwizanye ukuri. Mumubwira ahindura umurongo kuko turambiwe kwirirwa tukigitsina gore kuko birababaje kandi biteye n'agahinda kuko yatutse umwe abadututse twese. Ibi rwose birumvikana, murambiwe guhora atuka igitsina gore. Komeza. Ataba nyoko cyangwa nyoko wanyu ntiwanamwubahira ko ari umubyeyi, ibyo birahagije. Niba yumva we byaramuyobeye mama we niba mufite atamufite ajya avuga ati uyu munsi ndafata umunsi wo gutuka mama, ariko twebwe aduha amahoro. Murakoze cyane. Ibi byose urukiko rwa Gahenerezo rurabyitaho mu gufata imyanzuro kuri iki kirego gikomeye. Umuntu tugirane bifu nyita ikigarasha unyita
umuntu urwanya leta unyita umuntu iwacu ngo bishe kubera ko twagiranye bifu yuko nanjye wanutse nkagusubiza. mbabaze gukunda igihugu negare gutuka abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, none se gushishikariza abantu no kubereka ibyiza by'igihugu ni ukubibereka kubatuka. uretse gato mu ijambo uretse gato urumvikana. umuntu ni mushaka mumwite ivu, mumwite dedeti, mumwite nyiragihobe, nyiragihoni, mumutuka ibitutsi ibyo ari byo byose, ariko umuntu w'umubyeyi stop. kuba ubabajwe nuko Ingabire Victoire uwo nguwo niba ari umubyeyi wawe niba ari nyoko wanyu bamututse utangiye kumpimbira. nta kintu upana nawe umubyeyi wanjye nta nubwo muzi. utangiye kumpimbira. intore mugabanye induru yanyu ndayirambiwe. bibaye ngombwa nabasohora mwese mu rukiko rwa Gahenerezo mugabanye induru yanyu rero. murakoze kongera gutanga ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. ndabona hari inyuma uriya ninde uwo wamanitse ivide, ntabwo bamanika ivide bamanika urutoki. wowe Rufonyori, yego ijambo ni iryawe ngaho. tubwire. ndabasuje mwese. Rufonyori wagusha ku ntego, urukiko rwa Gahenerezo rurakumva. uvuga ibyo ushaka ariko bitange nk'ibitekerezo byawe, ntugire utuka hano. Matibiri urakoze kutwibutsa. ndongera kwibutsa Rufonyori ko nk'uko intore zatojwe gutukana hano muri uru rubanza muri uru rukiko rwa Gahenerezo ntabyo gutukana. ibyo ntabwo birimo rwose uyu munsi. ntugire utuka hano, yewe simba nshaka umuntu atuka undi, nta n'ikintu bapfa. ibyo uvuga nibyo Matibiri, ugatuka umuntu nta n'ikintu mupfa, nta n'icyo muhuriyeho. ijambo ni iryawe Rufonyori. birababaje. ibiki bibabaje kandi utanazi icyo nabaje? mwibarize. mbaza ndagusubiza, nicyo kinyicaza. Rufonyori na Matibiri urukiko rwa Gahenerezo rurongera kubasaba gutanga ibitekerezo mu bwubahane rwose. wenda reka ibyo bikwiye kubahirizwa. reka nkoresha imvugo yeruye. umuntu araje aricaye aravuze ati nyabuneka nje hano mu Rwanda nje kugira gutya munyereke n'urwibutso rushyinguyemo abahutu. utangiye kumpimbira. none se hari icyo yavuze kitari cyo? hari urwibutso rushyinguyemo abahutu wigeze ubu? utangiye kumpimbira. cyangwa ushatse kuvuga ko abahutu batapfuye bazira icyo bari cyo? niba atari ibyo mwabahoye iki? Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, icyaha ni gatozi. ibyo uvuga nibyo. ntago icyaha umubyeyi wanjye yakoze aricyo uyu munsi ngomba kubaho nabi kubera ko yabikoze. yego rata kadudu, ibyo uvuga nibyo. yaba uwijanditse mu bwicanyi bwibasiye abatutsi, yaba uwijanditse mu bwicanyi bwibasiye abahutu, yewe niba hari n'uwijanditse mu bwicanyi bwakorewe abatwa, uwo nguwo agomba kubibazwa ku giti cye. mwaragiza mukajya kwishyira aho ngaho ngo umuntu ngo yavuze murakavuga idahiye. kasoni nta kintu upana nawe umubyeyi wanjye nta nubwo muzi. utangiye kumpimbira. bugiye gato. Bombori. Bombori.